ariko ariko amajini ndayabwira ngo auzu billahi minashayitani rajim bisobanura ngo nikinze ku Mana ngo indinda shayitani wavumye sibyo amajini nabivuze inshuro 3 yanga kundekura sinzi ukuntu natekereje Yesu ndavuga ati mu izina rya Yesu ndagutsinze igenda amajina itagenda mvuze rimwe ryonyine mibira gufashira gukubita ubwe Muhammad ariyo idini ya Islam nako bagutabaye kuvuze Yesu Kristo wabonye ikiza cy'ijuru ijuru ryarakingutse haleluya haleluya abakunda Imana mu bizamuri bigaza haleluya umwanzi Satani arimo kwiba amayitubicano cyane ari abantu barimo kwiba amayitubicano cyane bakayibabye ugasanga ufite yitubicano barahinduye bagize gute none Imana ishobora byose Imana nkwetse amayitubicano cyane nkwetse ingi nkore ikigana akakanya yirinde kandi umuja wese uzafatwa yibye yitubicano ngenzovu nzamukandajya nzamujyanya na n'inzoka bita scorpion ni mukandajye. Subscribe to The Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Hello bakunzi ba The Rich Official. Twongeye kugaruka je Vicky ndi kumwe na mugenzi wanje Nyamitete. Wowe twande ngo Vicky sasa amavuta ariko kamvu minutande. Okay uri amavuta y'ubuto bateka mu ifiriti. Amavuta? Uri ko mbona ukambura amavuta? Nitwa Vicky ndi kumwe na mugenzi wanje. Vicky nyine. Vicky na amavuta y'ubuto. Yubuto hari ubutuzi bwitwa Vicky. Nago nze niga navutse mfite imyaka 50 ningaye ariko meruka ko Vicky ari amavuta. Ariko ngisho wakoze birthday imyaka ejo ufite birthday okay umwaka utaha nzakora ibyo bitangwa isabukuru imyaka 52. Ubu wari ufite ngahe ejo? 51. kandi maze kumwe 50 kandi 56. Oya ni 51 52. Kwani 51 wasamukanye uri bugera kuri 19. Oya nukuri kw'Imana nge navutse 3. Ubwo uzuza 52 umwaka utaha. Umwaka utaha 2025. Nzovu waraye. Yewe ne mu gihugu cy'u Rwanda. Naraye mu gihugu cy'u Rwanda ntabwo naraye muri Kongo naraye Masisi ntabwo naraye muri Kongo ntabwo naraye i Bugande ntabwo naraye muri Leta Zunze za Amerika. Nzovu ndagukunda. Naye ndagukunda I love you. I love you too. Okay. Yo kugusoma agomba kugusoma cyangwa ese undi nkwizaye aho zigura makeya uguri ubundi niyenza gukunda Nzovu inzoga gacupa kanjye ndekura ndananiwe kiributere gacupa kanjye ndekura ndananiwe sibyo none se kutambwiye ubwoko bw'inzoga ukunda ubwoko bw'inzoga yankunda inzoga ituma njya muri mutu inzoga niyihe cyane cyane inzoga yitwa injyana muri amategeko y'inzoga hari umunarajipo umunarajipo sinjya nyikunda ngewe ngende ku idini rya Gatolika ngenzanywa ya nzoga itangusha mu cyaha yigeze kugusha mu cyaha se ngewe umunarajipo wigeze kungusha mu cyaha ari umudamu umwe wari wambaye ijipo yanywe mu ijipo agiye kosa umwana cyangwa agiye kwagarika ijipo amera itagira gukiramanuka iyo nzoga ndeyanga bahita umunarajipo ese kutaciye uri kuzana nyigufasha yifatisha Nzovu umeze urana ibyo bintu ukora bikorwa n'abasazi bo mu muhanda. Abasazi ese akubonye mu musazi rata ngende umusazi se geza amaguru asitereka gerayo nanga n'umusazi bavuga ngo ufite ubumuga bwo mu mutwe wa mukobwa nawe ukoze amahano bavuga ngo ufite ubumuga bwo mu mutwe ukoze amahano sibyo we ntabwo ufite nta ubumuga bwo mu mutwe mfite cyo kora nturanye n'ubutaka cyeka uvuze ngo mfite ubumuga bwo bw'ubujyakuzimu
ako bambwiye ko ufite abana bya serious mfite abana bane ntago nyikwemeye ko dukorana ubukwe birarangiye ese nose umugore wa mutari iki ntabwo twasezeranye nose mutasezeranye ntago mubana ntabwo tubana ahubwo bakakunze kunkunda ntabwo twagiye mu murenge ivangamutungo ibiki byose ntabwo twasezeranye abana babahe baba i Kanombe hafi y'ikibuga cy'indege niho baba na mama wabo nzova nihagazeho wumvishe hafi y'ikibuga cy'indege uherutse kubasura ryari nagiye indege iransakuriza ngiye kurarayo mbumbuka mu buri nirukanka indege yaragusakurije yansakurije no indege se niyo yatumye utandukana n'umugore wawe oya ni amafuti yanjye ayahe mafuti yanjye umugore wanjye yari umurokore none njye nakunyura agacupa najya kumanura ingutiya akavuga ngo ndimo kumusakuriza ngo ingutiya zirimo kumusakuriza najya muri buwate najya kubyina akavuga ngo ntibimushimishe duhita dutandukana aniveriseri yawe irimo abantu bangahe aniveriseri yanjye yari imeze ite mbese tubwira uko yagenze aniveriseri yanjye harimo abantu babiri harimo umuhungu n'umukobwa aniveriseri yatwajemo n'abantu babiri umuhungu n'umukobwa niwe bahehe umwe yavukaga mu majyaruguru undi yavuka mu majyepfo haboraga iburengerazuba sejo yabaye oya yabaye umwaka ushize none ubwo gute se nyine abo bantu bari abakunzi bakundana gute se bari baje kurya ninde wamuhaye gift inzovu gifuti umudo imana yo mu ijoro muramaye gifuti ni nyina wa mbogo ese kwa gift imeze ite yamaye agakinisho k'abana sibyo yamfasha nkaho ndi umwana amagatenesi k'abana kagura 200 tayari yarakamaye n'ukuri kw'Imana akadenesi abo se urumva ataragusuzuguye urumva ataragusuzuguye nzovu ntabwo ansuzuguye akubona nyina wambago ntabwo mukundana gifuti umuntu aguhana wayisuzugura nyina wambago ntabwo mugize mukundana ntabwo twakundanye ntabwo mwakundanye uri seriye ko mutakundanye ako fisi we ntiyasaze cyane ikigoyi asa ubundi nzovu wewe na fisi wewe na fisi wowe na nyina wambago ninde muremure ni njyewe oya ntabwo ari wowe ni njyewe ntabwo usumba nyina wambago mudahigwa Emmanuel ngo nusuze so wanyu ngo nusuze umbyinire ubyinire gute se kandi iwacu ibwami twagiraga aho bitaga abaja babyiniraga ibwami njye mvuka i Nyanza kwa Rudahigwa kwa Musinga fisi ngo uretse none se yakanishuti yawe bingana gute yakanishuti yanjye 95%. Fisi ibwami kwa Musinga byinira kwa Musinga salama Mbeze bite? ni fresh Nini ni fresh iwacu Nyanza kwa Musinga ya Musinga tatwacu ya babandi bitaga batubyinaga babyinaga gute bya gute songoza kabona gute none se ngewe ko ntari mu bababyiniraga mwatubyinaga sha oya okay nimba utatubyinaga vavo byinasha tayari umva urakoze mukuru wawe nani zano ufite mu buzima busanzwe 50 n'umwe nkagira 40 n'umwe muri filime hose ndakuta no mu ese kuri kwigabanya azundi fisi ko yahagiye kaneka waje wiruka fisi ndamukunda fisi n'umwana mwiza ko ndibaza fisi yavuye mu bagaturika noneho mfite amakuru ko fisi mfite amakuru ko fisi turamabwire yatubwire twibwire fisi ngiye kumena umuceri hasi fisi ubushize amadayimoni yaramutigishe aramufata aramuboha aravuga ngo isilamu we ngo isilamu noneho
akomera kumutsikamira hasi amutsikamira avuga ngo Yesu we atava mu byaha Yesu Fisi avuga ngo ngiye mu barokore Fisi abaye umurokore yavuye idini rya Islam mu barokore ngewe ndi umusilamu Daimoni zongeye gufata none Daimoni zongeye gufata none ndi umusilamu yakwe Fisi vugisha ukuri ko amashitani atagufasha akakuboha ngewe amashitani ngewe yagutigishije hafi nk'iminsi 2 yaravuze ngo Muhammad we ngo Muhammad ngo nabara we none se uretse gatoya kanivanga mu kiganiro cyanjye nta kibazo umva mbabazi usibye ko nzova beshya twebwe ntago dusenga Muhammad dusenga Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi ariyo Allah urumva noneho Muhammad ni intumwa y'Imana nuko Yesu nawe ari intumwa y'Imana gusa nyine Yesu ajya akora akantu nyine karenze urumva se hari ukuntu Yesu ajya akora akantu ka danje urumva agagukura ahantu wari watanye sibyo tuvuga n'urugero ibyo ari kuvuga nibyo byambayeho ariko ibyambayeho buretse ibyambayeho ntago ari biri ari kuvuga ntago njye nigeze njya mu basilamu nako mu barokore njye ndi umusilamu ikintu cyambayeho nararose ndota amagini 2 ari kuniga amagini 2 afite inuza amaso yaka urumva noneho oya yari amagini nyine amagini noneho amagini amaze kuniga uri kumva nuko nta ntebe ihari amagini amaze kuniga amagini ndayabwira ngo auzu billahi minashayitani rajim bisobanura ngo nikinze ku Mana ngo indinda shayitani wavumye sibyo amagini nabivuze inshuro 3 yanga kundekura sinzi ukuntu natekereje Yesu ndavuga ati mu izina rya Yesu ndagutsinze igenda amagini ahitagenda mvuze rimwe ryonyine Yesu agenda nyine kandi koko nkangutse numva narindi kunigwa urukumva ariko Yesu we igitagaza ni cyawe idini wese mutwaryangamwe hoya nzovu reka dukunde Yesu dukunde usengera nde wa mushenzi uyu mushenzi arajya mu mwuka yasinze wowe urajya mu mwuka wasinze nzovu urajya mu mwuka wasinze n'umwuka w'inzoga kujya mu myuka afisi iyi myuka mibi iragufasha gukubita ubwiye Muhammad ariyo idini rya Islam ntago bagutabaye kuvuze Yesu Kristo wabonye ikiza cy'ijuru ijuru ryarakingutse haleluya abakunda Imana mu zaburi bigaza haleluya cyari cy'Imana ikibazo nuko uri kubivugana umusa ari kubivugana umusa nanjye kujya mu mwuka harimo umusa haleluya Fisi icyo gihe wari uri kumwe na Nzovu amagini agufata cyangwa ni inkuru wamubwiye nawe amagini nuvango ni ikiganiro nakoze kwa Gasuku ndabivuga Nzovu ahita byumva none Nzovu iyo yibutse izina ryanjye ahita agenda agahita bivuga inkuru niyo testimony wamuhaye akayivuga uko ntayimubwiye suruba atari ikibazo Nzovu nawe ntago nigeze muhamagara Muhammad oya ntago ari Muhammad nahamagaye Imana ishobora byose naravuze ngo auzu billahi minashayitani rajim bisobanura ngo nikinze ku Mana ngo indinde sibyo shayitani ari we shitani noneho niyo mpamvu nanjye mvuga yuko izina rya Yesu rikomeye pe ntago rwose nigeze makana Yesu fukama tugusengere reka da njye nakamwa twarambika bikanza tugusengere njye nasengera fukama fese masha byose byo iyo myuka minini zongeye kugusubira mu Mungu wanjye twakonye ni imyaka 30 ninga tumaranye kuri isi ya rurema fisi
cyokora Imana ishobora byose ibyo kuri fisi ntibizongera gusubira yemera Yesu Kristo wamumbiye ku musaraba ariko ntazakunde Muhammed. Yesu Kristo n'ubundi ndamwemera. Uramwemera? Haleluya, haleluya. Fisi yemera Yesu Kristo. Fisi urakoze cyane. Dufite gahunda yo kugusura. Icyo navugira abadukurikiranye ni kuri The Rich Official. Mfite YouTube channel yitwa Shenge TV, bajyeho bakore subscribe, hanyuma bakone no kazogera kugira ngo bazajye babona notification. Hanyuma ikindi Instagram yanjye ni Fisi Nyamunini, bamfollowing, TikTok yanjye nayo ni Fisi Nyamunini. Imana ibaha umugisha. Nimero yanjye ni 0788991179. Urakoze Fisi, tuzagusura byihariye, dore inzova bari no kukubeshyera. Ndayifite telefone, ndayifite Nzovu, ntugire ikibazo. Ariya telefone nzima se nese Nzovu kuva rya usengera abantu Ngewe nk'abangaba bafashwe n'imyuka bafashwe n'amadayimoni. Fisi yafashwe n'amadayimoni yambaza ibyo bita Islamu. Muhammed ntiyamutabara gute? Yesu Kristo wantabaye. Fisi Yesu Kristo aramutabara. Fisi ava ahantu yari mu myuka mibi aba muzima. Niyo mpamvu ikibane cy'Imana ukuri kw'Imana. Sibyo, ikibane cy'Imana. Niyo mpamvu Yesu Kristo aruta Muhammed, arusha ibindi ibiremwa byose. Ese Nzovu ujye uramusengera hiki? Indi uyu mukobwa kwegereye uyu mukobwa nawe aza nanone nawe ajya yisengera. Nimba ajya yisengera mwiza rya Yesu Kristo. Uyu mukobwa nawe ashobora kwisengera nimba yarabuze umugabo, ajya yisengera umugabo azamubona. Atebya bindi ngo ni imyuka mibi yo mu miryango. Hari ukuntu ushobora kuba umugabo kugira ngo uzamubone. Ari Dereka ndi namu nasengera abana badafitanye ubukwe. Simwapanze oya nawe reka mbanze ushobora kuba mu bwa bwoko bita ubweshejezambwa kugira ngo ubweshe bakabanza kugukuta kugira ngo ubweshejezambwa ukubita imbwa yamuka ubukwe bugataha. Ngo bita ubweshejezambwa. Wa mukobwa cyiko umugabo namufite Nzovu n'intomuka tutabanye. Umungu wanjye bita inyanja y'amahoro Pacifique muzaba. Inyanja y'amahoro Pacifique nyine. Bwigeze na wise umwana Nzovu ngo inyanja y'amahoro. Ni imfura yanjye bamwita Pacifique inyanja. Ngana atewe imfura. Afite imyaka 36. Kuningana. 36. Ni yakamwana ni imfura yanjye. umwana wafite imyaka ingahe? 36. Inyanja y'amahoro. None se umukurikira nta mukobwa ufitemo? Umukobwa wanjye ari gasogondere mushiki wa Yaka. Ese nta boyfriend afite? Every friend ni biki? Ni biki? Every friend ni biki? Umuntu wamubye muri batisimu. Yamubye muri ADPR nyine sinzi. ADPR na Gaturika sinzi aho bitandukanye. Wowe se nta girlfriend afite? Ni girlfriend. Kana afite girlfriend wa Yakamwana abantu bitima sisi nacyo. Njye nabazaga ni mukobwa nta boyfriend afite. Hariya ntiwamubye muri batisimu? Nisona noza. Umukobwa wanjye bamwita cyangwa ni ndi sebuko wiwe. Uri sebuko mukobwa wawe? Azenzovu ujye unywa nk'inzoga zangahe kugira ngo wumve ko uhaze kabisa? Inzoga ubimenya wanguriye. Ngo inzoga zanga utanguriye. Ndoke ndakugurira. Nta kibazo. Wowe numara kungurira numenye inzoga nanyweye. Urakoze. Ubwo ngubwo ndagura ngo ngure reka nipange menye ngo ndakugurira kuri aya mafaranga. Umufuka wawe ni ufite? Yo ushaka ungura inzoga zuzuye umufuka. Urakoze. Ufate icupa. Urazimara. Ngize ngugure ntaze gutahana. Nta kibazo. Nizina nenda zimena muri toilette ndajya kuzinyana. Ariko Nzovu rwose. Nzovu vuga ngo gira ikintu bwira The Rich abantu channel yitwa The Rich. Baita The Rich Official. The Rich Official. The Rich Official. Ndabwira abakunda East Africa yose amajyaruguru amajyepfo iburangirazuba aba diaspora mukucyane The Rich
The Rich Official. The Rich Official. Yes. The Rich Official mukore Subscribe. ntabwo nzi kwivuga ibyo ngibyo. Bivuge urabishobora subscribe subscribe share na comment mutogene yanzogera amakugira ngo ajye bajye imbere mukurikirane kandi none ndabwiye mwabantu mwafuramwe inkoto nyicyone nabyirutse ndeba noneho mbabwire mwashuti zacu z'u Rwanda ibyo ibintu byose bitabanyuze cyangwa ibitabashimishe mujye mudukorera mwandike dukosore muri comment tubikosore nimba nzovu mwaneze mubivuga iti nzovu yakoze amakosa ubutanikoso muvuze ati nzovu yambaye nabi ubutanze nambaye neza sibyo nambaye neza ariko mutagakweto keza nuko imvura mu Rwanda yaguye na kondo iguye 35 cyangwa abakena kundemera mu ndemera ariko yenza kuremera kuri Noheli. Okay. Sibyo urukweto rwiza kuri Noheli wambara nimero kangahe? Ngwino yaterere hano, ngwino hano. Ego. Sawa. Urako. Aragu. Umwana Yesu Kristo azava. Wambara nimero kangahe? Ibice 37 mutakanye gato ibice 37 37 uyu mukobwa inshuti yacu anyemera agakweto mwafuramwe imbere y'ikamera anyemera agakweto kandi nataga kugurira tuzakugarura bivuge kuri Noheli nkwemereye urukweto. urabona umukobwa nk'uyu oya ntiyakwisha no kuri Noheli bishobora kutagera ese dukunda guhura Noheli ari gihe tazagera si dukunda guhura yaka nako nzovu kwa Nyabitanga azangura agakweto sibyo uzi none kurira agakweto uzi nama dufite none mwijoro rya bonane hari umuzaka none abakozi mwebwe mufite YouTube channel none babakozi banyu natwe mukoresha cyane bigatuma muhembwa ku YouTube channel dufite ijoro ry'inama ku itariki 31 y'ubusabane ya kane wo tuzatora perezida none ku itariki 31 tujye kuba umva noneho tujye kuba noneho amafaranga y'ibigano agiye kwiyongera urakoze zavu tuzaba dufite ikigage urwagwa yakamwana avuga ijambo turangiza umwaka amahoro sibyo namwe tuzabatumira yes mwebwe tubafata nk'ababosi banyu yego nk'iki cyumwe benshi muzahembwa ku itariki 23 kandi mujya muhembwa n'imishahara y'abantu mujye mutwibuka nuko sawa nzovu wakoze cyane turagushimiye kuba waje kuri The Rich Official turagukunda cyane kandi urabizi ko dusanga duhurira n'ahandi hatari ahangaha turangize iki kiganiro tudasenze Imana ishobora byose Imana dukunda rinda YouTube channel yose cyane cyane ingi ngaragaye imbere yayo kuko hari umwanzi satani arimo kwiba YouTube channel cyane ari abantu barimo kwiba YouTube channel cyane bakayibabye ugasanga ufite YouTube channel barayihinduye bagize gute none Imana ishobora byose Imana nkwetse YouTube channel cyane nkwetse ingi nkore ikigana akakanya yirinde kandi umuja wese uzafatwa yibye YouTube channel ngenzovu nzamukandajya nzamujyanya n'inzoka bita scorpia ni mukandajye yagahambi birirwa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen urakoze cyane ngo bakayibambye ciao The Rich Official nakagaruka thank you guys for watching subscribe share comment sawa